Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri bushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibikoresho bitanu umugore agomba kugira mu rugo hahandi umva uvuga uti ibintu byose bimeze neza. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Kuko nababwiraga rero tugiye kurebera hamwe ibikoresho bitanu umugore agomba kugira mu rugo. Twihuse rero reka duhere ku bikoresho bya mbere byibanze ari byo bikoresho by'isuku. Mu rugo ushobora kubona isuku yawe itameze neza, ariko kugira ngo uhore unonosora bitakugoye hari ibikoresho ugomba kugira. Icya mbere harimo desinfectant wakoresha kugira ngo umugorwa yahore isuku, nta mwanda, nta mpumuro mbi. Iyo desinfectant rero, desinfectant ziri mu bwoko bwinshi, ariko hariyo nakurangira ku buryo bw'umwihariko wasanga muri Let's Shine. Ni desinfectant nziza cyane ukoresha mu buryo bwinshi butandukanye. Icya mbere hari muri lavabo niba harimo kuzamuka odeur mbi, hari muri toilette niba wumva umuhumuro atari mwiza, ushobora kuyikoresha ukoropa mu mazi ya nyuma yo kunyuguza, cyangwa se uhanagura ku bikoresho byo mu rugo, yaba ari ku rukuta cyangwa se ku tumeza, ku kabati. Uyikoresha uyishyira mu mazi, mbese washyizemo agatambaro hanyuma ugahanagura. Iyo ni ya mbere. Iya kabiri, hari igihe ushobora kubona toilette yawe yazibye, dushe yazibye, cyangwa se undi mwobo wose ucamo amazi ukabona wazibye utazi impamvu. Hari drain opener wakoresha. Iyo drain opener wayisanga muri Let's Shine, igufasha kugira ngo izibure ahantu hagiyemo amasabune akuma, ahantu hagiyemo za essuie-tout, ahantu hagiyemo imisatsi nko muri dushe. Iyo drain opener wayikoresha hanyuma hakazibuka, hagasa neza, ubuzima bukagaruka mu rugo rwawe. Twihuse rero ku kindi gikoresho wakoresha, ni igikoresho cyagufasha kugira ngo utandukane n'ibintu byitwa ibinyenzi. Ibinyenzi byazanyereje abantu benshi mu ngo, nkuko njya mpura nabyo, nkuko njya ngira icyo kibazo, nkuko nanjye bitabujije yuko nazigira. Ariko hari amaspray, hari ama insecticide wakoresha akagufasha kwirukana ibinyenzi. Zirahari muri Let's Shine muri odeur nyinshi zitandukanye, waba ukunda impumuro y'ama-orange, amapome, indimu, amaravenda, mbese odeur nyinshi zitandukanye. Noneho akarusho nuko harimo n'ama insecticide atagira odeur wakoresha ufite nk'abana, abantu bakuru, cyangwa se umuntu ugira ikibazo cy'ubuhumekero, cy'ibintu bihumura cyane. Turazifite muri Let's Shine, zagufasha kugira ngo uhashye ibinyenzi ndetse n'utundi insects twose byandi biba bitondagira mu rugo. Iyo ngiyo nayo iri mu bikoresho utagomba kubura nk'umugore. Ikindi ushobora kuba ufite toilette yazanye bya bintu by'umuhondo, ukabona yarapfubye, ukabona yasa nabi, amakarose, yaba ari muri dushe, yaba ari muri toilette, yaba ari mu gikoni, cyangwa se n'ahandi hanze, hahandi utereka amavaze ukabona munsi y'amazi atonyangiramo haje ikintu gisa nabi. Tubafitiye Clear Gem wakoresha ikagufasha gukesha amakaro yawe na toilette yawe muri rusange. Imyanda ivaho bikaba amateka. Dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu babikoresheje ku buryo barashima izo produit zo gufasha gukesha amakaro ndetse na toilette. Iyo Clear Gem rero nayo
wayisanga muri Let's Shine, muri Mike umuryango A25 muri basement. Hanyuma umva ukagira mu rugo rwawe rusa neza, mbese nk'umugore ukaba uhagaze gutya neza cyane ku isuku. Rero niba wakunze iyi video, niba ubona yakugirira akamaro cyangwa se hari ikindi kintu ikunguye muri wowe, umva kora like, share, comment na subscribe niba utarayikora. Hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza heza, twantu heza humura hameze neza, nk'ahandi umugore nk'umugore handi uvuga uti nibonye kano kabazo mu rugo ndakoresha iki, igisubizo n'ikihe, ukabura kibonye muri ibyo bikoresho byose naberetse. Hari n'utundi tuntu twinshi twiza tw'abasirimu wakoresha nk'umugore waba ufite mu rugo nk'igikoresho ukabona ko uhagaze neza cyane. Rero niba utarakora subscribe yikore, umva hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.